Yes, nk'uko tubikesha ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ku cyemezo kijyanye no gusoresha abahabwa akazi mu bukwe. Ni ukuvuga ngo ibintu byahinduye isura ku bijyanye n'ubukwe. Yatangaje ko buri muntu wese ufite umurimo mu bukwe agomba gutanga umusoro. Niba umuntu yakodesheje sale akayishyura miliyoni 2, birumvikana ko izo miliyoni 2 atagomba kuzijya wenyine, ahubwo agomba no kubaka igihugu akazitangira umusoro. Abantu bacitse ururondogoro rero kubera inyandiko y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority yagiye hanze igaragaza uburyo bwo gukusanya amakuru ku bantu bahabwa akazi mu bukwe. Abenshi bahise babihuza no kuba hari abahabwa imirimo inyuranye mu bukwe bazajya batanga umusoro, bituma bibaza byinshi binajyanye no kuba byari biherutse kugarukwaho n'umudepite mu nteko nshinga amategeko. Iyo nyandiko hari inyandiko yasohotse yagiye ihererekanwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Iyo nyandiko rero ya Rwanda Revenue yahererekanyijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ahagomba gushyirwa amakuru ajyanye n'umuntu wahawe akazi. Urugero nk'ako umuntu wakoze dekorasiyo, wahawe akazi ko gutunganya ibyuma by'itumanaho, abahawe akazi ko gutanga ibyo kurya, itorero ryasusurukije abantu ndetse n'abandi bose, n'umuntu wese wahawe akazi mu bukwe, urugero nk'abafotografa, aba MC. Byatangajwe ko bagomba kuza bishyura umusoro hakurikijwe amafaranga bahawe. Uwakoze dekorasiyo, amazina na telefone na TIN number bigomba kuba byatanzwe. Biravugwa ko buri hantu hose hagomba kuba hagiye kubera ubukwe, hagomba kuba hazaza haraba hari umukozi w'icyo kigo cya Rwanda Revenue Authority. Ahari rwose yahawe n'umwanya mu byicaro byiza ashinzwe gukusanya amakuru ndetse no kureba ibiri gukorwa byose bijyanye n'ubwishyu bw'amafaranga kugira ngo hatangwe imisoro. Ibi bizaba bibura bimujyanye ahanini ni ukureba ese dekorasiyo mu bukwe, dekorasiyo yakozwe ite, yakozwe nande, yishyuwe angahe, aratanga umusoro wangahe. Arebe uwakoze sonorizasiyo mu bukwe, sound system, amazina ye, nimero ya telefone, ndetse agomba kuba afite TIN number kugira ngo hatangwe umusoro binyuze mu buryo bunogeye. Ubundi muntu uzajya ukurikiranwa cyane ni umuntu watanze ibyo kurya mu bukwe. Abo ngabo rwose bishyurwa amafaranga menshi. Byagaragaye ko bishyurwa amafaranga menshi kandi ugasanga niba bamwishyuye nka miliyoni 1 ayariye wenyine kandi n'igihugu kiba gikeneye kuzamuka cyangwa se gutera imbere, agomba rero kujya nawe abitangira umusoro. Itorero ryabyinye cyangwa se intore cyangwa se abantu basusurukije ibyo birori, nabo baba bishyuwe. Umukozi wa leta ushinzwe imisoro uzazura buri muri ubwo bukwe agomba kujya araba afite nimero amazina ya bombi y'abantu bakoze ubukwe, nimero za telefone zabo, afite na nimero ya coordinateur, ari kumubaza buri kimwe cyose ni ese niba ari kumubaza ati buri kimwe cyose kijyanye n'amafaranga muri ubwo bukwe. Aho rero ngayo nguko ibyahindutse ni ibyo ngibyo.